cyane muvandimwe nguhaye ikaze mu ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe ni Ntambara Emmanuel. Tugiye kuganira rero ijambo ry'Imana dusanga mu Kubara ibice byaho ni 23 ku murongo waho 8. Kubara 23 ku murongo waho 8 haravuze ngo navumane ab'Imana itavumye kandi narakarirane ab'Imana itarakariye. Kuri iyo page ukomeje hepfo dusome kuri 19 haravuze ngo 19 haravuze ngo Imana si umuntu ngo ibeshye kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no gukora ntizabikora, ibyavuye mu kanwa kayo no gusohoza ntizabisohoza. Iri ni ijambo ry'Imana muvandimwe. Ijambo ry'Imana yatubwiye ngo navumane abantu Imana itavumye kandi narakarira gute abantu Imana itarakariye. Iri ni ijambo n'amagambo umuhanuzi Baramu yabwiye Baraki. Ubwo Baraki yaramuzanye ngo Baramu aho avume Abisirayeli bari mu kibaya cy'Imowabu. Yatumye yatambye ibitambo kugira ngo abashe kubavuma. Ariko Bibiliya iratubwira ngo buriya nugwa ngo icyo nakubwira muvandimwe, imbaraga zikugenza ni nyinshi, imbaraga ziguhiga ni nyinshi, abifuza kuguhitana ni benshi, ariko amaso yawe ntababona. Ni ukuvuga ngo babikora udahari, bakabigambirira udahari. Ariko ijambo ry'Imana ririmo riramubwira ngo Baraki na Baramu bari ku musozi, Abisirayeli ntabwo bari bazi neza ikirimo kiba, ariko Uwiteka yarazi ikirimo kiba. Ndashaka kukubwira ko imbaraga zikurwanya ndetse n'abakwereka ko rimwe na rimwe bakwemera ibyo bakoreraho utareba, ntabwo wowe ubizi, ariko Imana ishobora byose irabizi. Ndetse bagutega imitego ariko Imana ikayitegura, bagucukurira inzobo zo kugwamo kugira ngo uzigwemo, ariko Imana ikazisiba. Ibyo inzobo Imana yasibye ni nyinshi, nuko ngo intambara Imana yakurwaniriye ni nyinshi. Hari ibintu byinshi byagombye kuba byaraguhitanye, hari imbaraga nyinshi zagombye kuba zaraguhitanye, ariko izo wamenye ni nkeya. Ibyo Imana yakoze ni byinshi ku buzima bwawe. Ndimo ndashaka kukubwira ikire, ubwo Abisirayeli bari bakambitse mu kibaya cy'Imowabu bamaze kurenga Yeriko, Imana ishobora byose iri kumwe nabo, iyabambukije inyanja itukura iri kumwe nabo, iyabambukije Yorodani iri kumwe nabo, iyashenye inkike za Yeriko iri kumwe nabo. Nuvuga ngo umwami hamwe n'umuhanuzi Baraki na Baramu bibeshya ko nibaramuka babagiriye nabi bizakunda. Bifuje kubarimbura, ariko ngo babarimbure bafite umuvumo. Nuvuga ngo Baramu yagombaga kuvuma Abisirayeli kugira ngo Baraki abarimbure, ariko abarimbure bariho umuvumo. Ni ukuvuga ngo icyabaye n'iki rero, Bibiliya iratubwira ngo ubwo Baramu yashakaga ko Abisirayeli bagirwaho n'umuvumo wa Baraki, Baraki nuvuga ngo we yaragambiriye gusibanganya amateka, gusibanganya ubwoko bwa Yakobo, akabukura ku ikarita akabatsinda mu kibaya cy'Imowabu. Ariko umva ndashaka kukubwira iki rero, ibyo byose bari barimo babikora, inama zirimo zikorwa mu gicuku, nuvuga ngo kugeza mu rukerera barimo bajya inama yo kurimbura ubu bwoko. Nk'inama zigukorerwa, izagukorewe ni nyinshi, izagukorewe ni nyinshi. Mu isi y'abadayimoni izakozwe ni nyinshi, mu isi y'umwijima izakozwe ni nyinshi, ariko ndagutangariza amakuru meza. Bibiliya iravuze ngo navumane ab'Imana itavumye, narakarira gute ab'Imana itarakariye.